ibirari by'ubutegetsi. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. tugatangira kuboyikota produits z'abafaransa muri East Africa. Ntiwabura gutangira n'ubundi wibaza aho abarwanyi b'abazuru muri Afrika y'Epfo bahuriye n'umwuzukuruza wa Napoleon Bonaparte wari amizero y'umuryango w'aba Bonaparte mu gukomeza ubwami bw'abami bw'abafaransa. Abafaransa ntabwo ari bo bakolonije Afrika y'Epfo kandi n'abarwanyi b'abazuru aba nabo nta bitero na bimwe bigeze bagaba ku Burayi ngo babe bagera no mu Bufaransa wenda bari naho bamusanga. Ariko byaje kuborohera ubwo Napoleon Eugène Bonaparte yerekezaga muri Afrika y'Epfo nawe yijyaniyeyo n'ingabo z'Abongereza zatangizaga urugamba rwo kwigarurira no gukoloniza iki gice cya Afrika. Urupfu rw'iki gikomangoma cy'ubwami bw'abami bw'abafaransa wishwe n'abarwanyi b'abazuru rwahabije bitoroshye Uburayi bwose, naho umuryango we bo bari baramugize amizero y'ahazaza h'ubutegetsi bwabo baburayo bacira nayo bamira. Niwe muhungu wenyine Napoleon wa gatatu yabyaye. Se Napoleon wa gatatu cyangwa Charles Louis Napoleon niwe wabaye president wa mbere w'Ubufaransa ku mazina ya Louis Napoleon Bonaparte kuva mu 1848 kugera mu 1852, ariko yongera none kuba umwami w'abami w'Abafaransa kuva mu 1852 kugera mu 1870. Ni nawe mwami wa nyuma wategetse Abafaransa. Yabaye president binyuze mu matora mu 1848, ariko aza gufata ubutegetsi nanone ku ngufu mu 1851 ubwo itegeko nshinga ryagenaga ko atakongera gutorwa arabyanga nawe ahita ngo asanga ibyo ngibyo atabyiviramo yongera kwibera umwami w'Abafaransa ibya Republika n'abapresident abivamo. Ategeka aricyo kugeza ubwo Ubufaransa bwatsindwaga n'ingabo z'Abanyaprusse mu rugamba rwa Sedan, nawe agatabwa muri yombi akanajyanwa bunyago mu Budage gufungirwayo. Yapfiriye mu Bwongereza mu 1873. Uyu muhungu we rero wishwe n'abazuru mu rugamba rwa Urundi mu 1879 rukibutsa Urundi rwaguyemo abazungu 858 n'abirabura 471 b'abacanshuro bitabaje babarwanirira. Niwe abari bagishyigikiye ubwami mu Bufaransa bari bararangije kwita umwami Napoleon wa kane w'Abafaransa n'ubwo ubwami bwo bwari bwamaze kurangira, ariko bumvaga ko atari n'ubwa mbere bibayeho n'ubundi azongera kima ingoma ibya Republika ntabwo byari byagafashe neza mu mitekerereze ya benshi. Ni inkuru rero byaje kugorana cyane gusubiramo mu Burayi. Uburyo abarwanyi nk'aba ngaba b'Abanyafrika bari basanzwe basuzugura cyane abazuru batagira imbunda, amayeri cyangwa ubundi buhanga bwari bwo bwose bwihariye bwo kurwana bwagiraho buhurizwa n'iterambere Abanyaburayi bari bamaze kugeraho babashije kwica igikomangoma cy'ubwami bw'Abafaransa muri uru rugamba ntabwo byumvikanaga. Ibi byose byagezweho n'ubundi bituruka mu mateka y'irangira ry'ubwami bw'Abafaransa bwahangukanye n'inzu y'aba Bonaparte bwashinzwe na general w'igihangange Napoleon wa mbere Bonaparte wigaruriye n'ibice binini cyane by'Uburayi agashinga ubwami bw'abami bw'Ubufaransa ku nshuro ya mbere mu 1804. Ubwo umwami wa nyuma Napoleon wa gatatu ari nawe se w'iki gikomangoma abazuru bishe yatsindwaga akavanwa ku bwami mu 1870. Uyu muhungu we Napoleon Eugène Bonaparte n'umuryango we bose bahise bimukira mu Bwongereza abari naho sapfira. Wakigera mu Bwongereza yahise ajya kwiga igisirikare ndetse bigaragarira Abongereza ko ngo yari agishoboye cyane, bamubonamo umujenerali buri gihe ukomeye w'ahazaza. Ndetse mu Bufaransa igice kitari gito cy'abari bagishyigikiye ubwami nabo bakomeje kumubwira ko ubwo yari amaze kumenyera igisirikare ngo yagaruka mu Bufaransa bakamufasha guhirika ubutegetsi bwa Republika bwari bumaze gushingwa. We kimwe na se n'abasekuru be akima ingoma agakomezanya n'ubwami bw'umuryango we. Bamwemereraga ubufasha bwose yakenera haba mu bijyana n'igisirikare na politike. Benshi ngo bari biteguye kumuyoboka, ariko we yarabyanze akabasubiza buri gihe ko agifitiye Ubwongereza ideni. Ubwongereza ngo bwamwakiriye neza cyane n'umuryango we bukanabarindira umutekano, ngo yumvaga adashobora kuhava nta kintu nibura cy'ubutwari n'ubudashyikirwa akoreye ubu bwami bw'Abongereza mu byo bwari bushyize imbere muri ibyo bihe. Aho rero icyari kigezweho cyari intambara zo kwagura cyane ubwami bw'abami ku Bongereza ndetse no kwigarurira ubundi butaka buhindurwamo koloni zabo. Icyo nicyo rero nawe yagombaga kugiramo uruhare rufatika, maze afata ya mbere mu mirongo y'abandi basirikare b'Abongereza yerekeza muri Afrika y'Epfo mu ntambara. Ni imbere ku mirongo ya mbere y'urugamba, atari ibyo kwitwara nk'uhabanda amabwiriza gusa no kurindwa nk'igikomangoma gutyo byonyine. Mwibaruwa ye ya nyuma iyo yanditse mbere yo kwerekeza ku rugamba muri Afrika y'Epfo ati nge nzapfana amarangamutima y'ishimwe rikomeye ku mwamikazi w'Ubwongereza n'umuryango we wose. Ubwongereza bwanyakiriye kivandimwe mu gihe cy'imyaka 8 yose mpamaze n'umuryango wanjye, nanjye ntacyo ntakora ku bwabo. Nyina Eugenie
yagerageje kumubuza kwishora muri iyo ntambara yo muri Afurika y'Epfo. Aramutakambira ati mwana wanjye ni wowe muhungu wenyine so yabyaye, ku bitugu byawe niho ishema ryose ry'umuryango rirambitse, ni wowe uzakomeza umurage wa so n'abasekuru be igihe cyose ibintu byahinduka, ni wowe mwami wenyine w'Ubufaransa ushoboka ubu ngubu, nta kigusunikira rero mu ntambara aka kanya y'Abongereza, ntawe ubiguhatira. Ishimwe ufite ku Bongereza ntabwo ari wowe wenyine urifite, twese nuko, ariko kandi kubitura ntabwo ari ukujya kwiyahura mu ntambara ziri kubera mu mahanga kandi zitanananiranye nibura ngo ugende nk'umucunguzi. Abandi bose barahari, bareke bagende, nta Bwongereza buri mu makuba nibura ngo ugiye kubukiza ngo uratabaye. Napoleon Eugène Bonaparte ibyo ngibyo yabwirwaga na nyina ntabwo yabyumvise, ahubwo n'Abongereza muri rusange kimwe na nyina bari bamukomeyeho batifuza ko yakwishora mu ntambara kuko ngo basangaga nta mpamvu yabyo. Ariko wakomeza n'ubundi guhendahenda umwamikazi Victoria na Duke wa Cambridge wari uyoboye ingabo z'Abongereza ngo bamureka agende ajye muri Afurika y'Epfo nawe kurwana ngo icyo gice kigenzurwe n'Ubwongereza kibe koloni yabwo koko. Yarasheze baramureka, ariko by'amabura kindi ntako batari bagize ngo ibyo biburizwemo. Nuko tariki 26 z'ukwa gatatu mu 1879 abageze muri Cape Town muri Afurika y'Epfo. Byeruye yaragiye byitwa ko ari special observer mu ntambara y'Abongereza n'Abazulu, indorerezi yihariye. Ni ikintu ngo yakiranye yombi, maze igikomangoma Napoleon Eugène Bonaparte agezeyo imbere ku rugamba ngo yagaragaye nk'uwari ushishikariye cyane kurwana, ahubuka cyane mu kurasana n'aba Bazulu barwanaga, ngo uko abonye umwe muri bahinguka hakurya ku musozi no mu ntera imbunda zitashoboraga kugezamo amasasa, akaba ararashe, yabona ntacyo bitanze agahaguruka vuba vuba adategereje amabwiriza rusange akabomaho. Abandi nabinyuma ye bamurinda bakamukurikira bwangu bagerageza kumubuza ngo atishora muri abo Bazulu bakamushahura. Ibyo yarabikoze abisubiramo kandi kenshi, nyamara ni nabyo byaje gutuma Bazulu nabo bamwivugana. Ibyo ni byasubiwemo bityo mu nyandiko zasizwe na Lieutenant Arthur Bridge wari n'inshuti ye cyane, ndetse banajyanye muri uru rugamba muri Afurika y'Epfo barwana n'Abazulu. Abazulu nubwo barwanaga gakondo ariko ari abarwanyi bihagazeho cyane n'ubuhanga n'amayeri bitangaje by'intambara, nubwo nta mbunda bari bafite, ariko kandi ngo ntibabuze no guha isomo ry'intambara abazungu barimo baza kubakoloniza. Byarabagoye aba bazungu nabo. Lieutenant Arthur Bridge ati njyewe ntako ntagize rwose ngo mubuze kujyaho ubukaryo muri iyi ntambara, nahoraga buri gihe mwibutsa nyina twari twasize mu Bwongereza, nkanamwibutsa nanone umubare w'imbaga y'Abafaransa bamutegereje nk'umwami wabo, kandi namubwiraga buri gihe ko Ubwongereza buriteguye kuzabimufashamo akagera ku butegetsi nanone wabo mu Bufaransa, nkamwereka impamvu rero atarakwiye kwishora mu byago byamuviramo no kwicwa kandi bitari ngombwa. Abandi basirikare bakuru b'Abongereza bari bayoboye intambara muri Afurika y'Epfo bose bakoraga ibishoboka byose ngo Napoleon Eugène Bonaparte agume mu bandi benshi bakomeze kumurinda muri uru rugamba. Ariko rimwe Abazulu nabo bari bamaze kwiga izindi taktike zihariye zo kububikira bakabarimbuza inkota n'amahiri batabonye n'umwanya wo kwihuriza hamwe ngo babashe kurasa. Rimwe uyu Napoleon hagati mu nzira yaje kubona igihura abarwanyi b'Abazulu bari basimbukiyemo bihisha, nawe nta wundi abibwiye ava mu murongo abirukaho, nyamara baramucika yoberwa naho barengeye, ngo yagize ngo igihuru kirabamize neza. Yari kumwe n'abandi basirikare 5 ari wubaha amabwiriza, ariko ubwo barimo bashakisha n'ahantu bumvaga ko ariho hari kuba hakwiye ku buryo bahahitamo akaba ariho bashinga n'inkambi. Hagati muri iyo nzira rero yafashe umwanzuro wo gufata akaruhuko gato ngo yikorera agakawa ko kunywa. Aho nyine niho urupfu narwo rwari rugiye kumusanga. Babazulu bake yabonye akaboma inyuma, ariko akaza kubura aho barengeye. Baragiye bahuruza abagenzi babo, maze saa 9:15 z'amanywa baza ari benshi cyane babasanga aho ngaho. Bari bababonye neza. Babiri muri abo basirikare 5 barashe uko bashoboye kose, ariko Abazulu nabo bari benshi cyane bakomeza kubasatira. Napoleon n'abasirikare 3 yari asigaranye nabo bagerageza gukizwa n'amaguru, ariko ntabwo byari gushoboka ko babasiga. Abazulu ngo barabarwanye b'igihagararo kidasanzwe, banini kandi barebare b'ingufu zihambaye, ngo bashoboraga kumara iminsi myinshi amanywa nijoro mu mvura idasanzwe cyangwa izuba bategerereje ahantu hamwe batanyeganyega kugeza abanzi babo babegereye. Aba barwanyi rero babirukanseho. Napoleon nawe muri huti kurira ifarashi ye biramunanira, ahitamo kuyireka yirukanka bahunga n'amaguru. Ibyo nta mahirwe namba yari kubikuramo. Noneho bamugezeho avuga amagambo menshi, ariko abona ibyo yababwiraga byose, yewe ko asanzwe ari igitangaza cy'igikomangoma cy'Abafaransa, ndetse ko ashobora no kuzaba umwami cyangwa se akagira ibindi bikomeye ashingwa. Ati byabagirira rwose akamaro gakomeye cyane kumfata nk'imfungwa ntimunyice.
nibyo kuko byanashoboka ko iyo bamumenya koko batari guhita bamwica, ariko ibyo ntibumvaga n'ibyari byo. Abonye bakomeje kumusatira uko nguko babangura n'amacumu yabo, nawe yagerageje kongera kurasa bwa nyuma azi ko abakanga wenda, ariko bamutsindaho. Umuganga wakoze ibizamini bya nyuma ku murambo we yerekanye ibikomere by'aho aba bazuru bamushinze amacumu bugira inshuro 18 mu mubiri, byose amacumu yinjirira imbere mu gatuza no mu nda. Umurambo we wajyanywe mu Bwongereza ashyingurwa mu cyubahiro cyose. Umwamikazi w'Ubwongereza Victoria nawe yashimye ubutwari bwe ndetse no kwitangira inyungu z'Abongereza. Agatuki ku kandi nawe atabazuru na Afrika y'Epfo muri rusange bazabyishyura ku kiguzi gihambaye. Ubwongereza bwarundanirije hamwe noneho izindi ntwaro zihambaye n'ingabo, maze berekeza muri Afrika y'Epfo biteguye neza urugamba rugomba guca urubanza rwa nyuma. Ku rundi ruhande abazuru nabo niko bari babategereje neza, biteguye barundaniriza hamwe abarwanyi babo 20,000 bategerereza Abongereza hitwa Urundi. Naho ahabaye hazaza hose hagombaga kugenerwa niba Afrika y'Epfo bayigarurira n'ubwami bw'abazuru, hakaba koloni yindi y'Abongereza, cyangwa se abazuru ahubwo akaba ari bo babatsinda bakagumana ubugenzuzi bwose ku bwami bwabo, na Afrika y'Epfo muri rusange ntiyigarurirwe n'abo Bongereza. Urundi Abongereza bamaze kurasa abazuru 1500 mu kanya gato, abazuru bakwiye imishwaro, Abongereza nabo babahiga hose babashakisha uruhindu. Abicwa baricwa, ubwami bwabo bwari bwarababereye imbogamizi mu ntambara zidashira. Ubuhangange bwo kurwana burakendera, hahindurwa koloni y'Abongereza nk'ahandi mu 1897. Byose byarangiye ariko Abongereza benshi nabo batabuze kuhasiga gatwe, ndetse bivuganye n'umwe mu bari bikomerezwa mu miryango y'ubwami bw'abanyaburayi, uyu mu Bonaparte, Napoleon Jeune Bonaparte. Abandi bateganyaga ko yashoboraga kwima ingoma mu Bufaransa bifashijwemo n'Abongereza, n'umubare utari muto w'abandi Bafaransa bari bagishyigikiye ubwami bwari bumaze kuvanwaho. Nuko izo nzozi nazo zaburijwemo uko nguko n'abazuru. Umuryango w'aba Bonaparte ubura umuzungura wo gukurikirana ibyo ngibyo, izina ubwaryo n'iby'ubutegetsi mu biganza byabo birangira uko. Ese nkawe ukura hehe icyizere cyo gufata telefone cyangwa computer agaciro hejuru ya miliyoni y'amafaranga wowe ukayigabiza naka ngo arimo arayigukorera ifite ikibazo runaka? Nje nawe turabizi neza ko abatari bake rupiga babihuhura, ahubwo nyamara Kigali wakabigenje utya. Hari ikibazo ufitanye n'imikorere cyangwa ibikoreshereze ya Mac computer, iPhone cyangwa iPad, reka gushakisha no gushidikanya gushobora no kutakugwa neza, ugana inzobere iFix Technology Limited, maze icyo witaga ikibazo tugikemure mu masegonda nkayo bifata guhumbya. Mac computers, iPhones na iPads, ibikoresho dufite mu bunararibonye ku mpamvu ebyiri. Turabikora mu gihe bifite ibibazo, kongeraho ko tunabicuruza kuva kera cyane. Niba rero ushaka gukoresha cyangwa se kugura Mac, iPhone cyangwa iPad ndetse n'ikindi gikoresho cya Apple icyari cyo cyose, iFix Technology Limited turahari. Tubarizwa muri Atene Building etage ya 2 mu cyumba 51. Duhamagare kandi kuri 07 88 44 21 27 cyangwa kuri 07 88 44 2063 tugufashe mu cyizere, ubunyamwuga n'ubunyangamugayo dusanganywe. iFix Technology Limited, we are Apple devices experts.